Thank you very much. ibibazo bari kugukanda Imigera saa kumi nagera ku mubiri. Jennifer wanjye Jennifer nakubwire yawe Jennifer urabizi ko nirira ariko Jennifer nkwemereye ituru nzaguha wallahi nzaguha magana ngahe nyandikira umbwira niba wemera kondomu niba ko nzaguha koresha kapote nzaguha milake ariko uri promoted shababu se ko bagira ko bafite kubakorana ariko Fada ririya Milake yambwiye ngo uko bayiborotse naho ubundi ngabangora ibitangaza ariko nundi azabikora. uyu ni Jennifer. Oh my god, Jennifer my love. Jennifer, I wish I can kiss you. I can sleep in your chest. Reka gutagataga ndekera Jennifer. Jeje wa jeje. Thank you. Jeje ndagusomye Joy, welcome Joy. Kila man. The man say. Gapi Joe. Mayemo na Gapi Joe. Ineza Winnie wo bita shenge. Twaziye rimwe Bano banje ririra Milake Yesu nashima mama. Igihe cyose uzagukicecekesha uzakomeza gusiga. Warebye se ko namukanze uzakomeza gusigaza inyuma nk'igiti cya Kiramani n'ufite igiti kigiye kumera nk'icyasate y'u Burundi akajana. Godfather nakubwiye ngo njye nzagutuka mite nsiba TikTok ndi umusazi ujye ubimenye. Mu byamamaye byo mu karere umuntu bita Satibi agira ikirenge kibi mu buzima. Nabonye rero hari agafilme nabonye ka Kiramani yambaye ni bodaboda ni sandali ni yamba papa bro ufite ikirenge kibi mu buzima. none ubonye nasigaye inyuma nk'ikirenge kiwe nk'igiti cya Kiramani nkomeza kumirwa. Impamvu uri kunsiga nuko mfite udukoyine dukeya n'undi uko nyine waje gutereta umukobwa aramwitegereza amutera imito bimushiranye aramubwira ati umva kibuga mpuzamahanga we. ngo ndagutereta kwa ujyumura ndavuga nti mfese mubwiza ukuri uranyemeje. Niba ufite umukobwa ukunda mwandikire ngo yewe kibuga mpuzamahanga Majide ngo nari gasi biki se kandi riri kukubaza ngo nibiki yari gasi. Mwana wafunguye mikoro nkagushimira. Yari gase kubwiza bwo witeka akaza akabudusakaza. Umva naburi cyo mbivugaho. Ni mukanya rero murabaga. Abago n'icyuma kidacyaye. Thank you very Nakubwiye much. rero nzagutuka mite nsiba TikTok. Nuntu kagiye kukurogesha. Ibyo kina nabyo. Sawa nyine noza habarozi baba gusaze. Atamenye se mama Fera mama Riziki rushara zandanyira mama Riziki. Mama Riziki yarapfuye asigira bucari kumwe. Mama Riziki yarapfuye Kilama. Aves nanubwo abisigiye nawe yabiraze. Wapi? Abo yabiraze barasaze nabo bibereye indera na dakuraye. Ngaho Godfather rero aransinze. Uzaze mujyane Goma nuko mbona nanjye byaciranye. Igoma byaranze kezi hangane. Umurozi w'ingoma ngo yaragiye muretse gatake ubundi ndi hano muri keza ari mu gihumbi kweri. Ubundi ahabwa. Keza umurozi w'ingoma ejo muri ngo yaragiye gushaka n'imitima sisi. Ya drone yarashe muri ngoma ngo abantu ari muri big screen. Ugize ngo iki? Sinumva impamvu. Kabano najemo. Thank you. Niwe yahereyeho ngo ari mu gihura naragiye guca imiti yo Uramuye kukongera. umuntu man. Niwe yahereyeho kabisa. Wakomeje. Nuko rero. Thank you. Nuko rero kagira. Yewe gapije we. Kagira inkuru. Uretse gato ubundi umurozi uretse gato gapi. Thank you. Nakubwiye ngo nta muntu ujya uhangana n'aba bantu banje. Menye Nuko abantu banjye bose bareme barabaneza. Menyesha ko umunana gihari. menye neza Nana kuba hari ngubona ni impande yawe. ibihumbi Nana bazi nana ubarero ngo. Nana kabano nana uranyumva. Mbese ninde umanutse? Ntabwo Mwe munana. Satsi we ariko tuzi
ni nana bya TikTok biratungurana wajya kubona ukabona haje umuntu arabanunguje Zamurire ndewe. 2020. Thank you Keza very much. Nana, Keza Seriski We. Thank you very much. wiriwe ariko Nigeria. Nawe Yes, wiriwe. sir. ntabwo wiriwe Gapijo, wabeshya ntabwo wiriwe Keza Anika bush. Ntabwo Gapijo, niriwe. kuba wabeshya nkufite ntabwo wiriwe ndabona hari ikintu kiri buhinduke. njye nawe ntabwo twiriwe urabeshya Gapijo, thank you so Rero nawe much. ntabwo twiriwe ariko ibintu bisobanutse dushobora gukora kuramuka. gushenga Dushobora kuba tutiriwe ariko tukaramuka. Gapijo rwose ndwanaho nkura muri ako gahinda pe. bullying. Gapijo, let's go. yego ko amajet ageranye mu 18 Amaji rahira ko Gapijo atagiye kungezaho. Adigiri, thank you very much. Wabibonye? Abantu banjye baba bahari. Godfather yakubwiye ngo umuzimu twamujugunye hahandi hirya. reka ndore niba ari byo ndabimenyera kanze mbigerageze ndore ibyishimo nayo neza bimeze ko bagihari isa n'isabagiye bankanda ibyishimo nayo neza wina Thank you very much. Tugere ku 2020 kuko Kiramani hano Ese ibi ni yabamenye iki? Godi ni wowe turi kurwanira kugira kukuzamura. none ko ndi kuzamura abantu ukanga kunzamura ukazamuramo Ndi kukuzamura nawe ahubwo ukabukoze ku wundi kandi nagukozeho. Thank you. Nita Gapijo, Babirwaniraga. gerageza tugere mu 10,000 ibindi turamenya uko bimeze mukuru wanjye. 2020 direct. Vision bija Ye, na TikTok namayoberaga. Yesu nashimwe mwana wanjye. Oh. TikTok ubu nibwo iracanye Yesu Kristo ibi bigenze bite ninde uyu Njyewe ni Mayano niba ari Mayano we ni katino n'ubu bamukuye Muyano. Mayano ibyo bintu ukoze birasa n'uwiteka Yesu ngeze kuri 600 Ukansubiza Nice. akantu kanjye rero. Abantu banjye Akantu kawe uragafite. babiharaniye kuva Umenya kuvuga Ikinyarwanda. Thank you Godfather, thank you Godfather. Ega nawe utekereza byinshi cyane Godi. ngo ngusubize akantu kawe saa 12 zuzuye nizigira nagera ku 2 ndatangira kwijyana keza umuhamagare kangahe musubize Mereza Nifa. agakonfeti kanjye. Aha, nyamara amaji bari kuza. wa mukobwa ngiboroke musubize akantu kawe Amaji bari kuza. Jennifer, thank you so much. Wowe utekereza ibintu Umuntu bita biri Paladin mbabarira rwose. Ngeze ku bihumbi ibintu 10 by'ibicitane. ibindi ndabyimenyera. ndi kumva utuntu utubebi rayo nitungenda mu mutwe nkatwumva uretse urajure 2020. Thank you very much. Mube muretse gato titi. ubu sinabagiye kugera ku gihumbi keza ngeza ku gihumbi n'ubundi tugabura ko ego ko Eric Ngo Eric wawe Kanama. yaje. Akira. ibihumbi veni umbona biri gusura Twuzuze igihumbi. biciyo bija Yesu nashimwe mwana wanjye. iminota njyewe Ndambwira bisa ariko Godi. Thank you shusho ndi kurya nice thanks Okay, bon ndi appetit. kurya Yesu Kristo Thank you ibi very ni much. Ibibazo bari kugukanda. nigera saa Jennifer. 10 nagera ku 2 Jennifer wanjye Jennifer yambwire ndabizi Jennifer urabizi ko nirira ariko Jennifer nkwemereye ituru nzaguha walayi nzaguha Uzabona urya magana angahe? nyandikira umbwire niba wemera kondomo niba ko nzaguha ugakoresha kapote nzaguha Jennifer. Godfather unyereye ubwo imibare yanjye isi yica mureke dore